umurambo bawusohora bawujyana mu modoka. Abagiye guterura umurambo mu modoka harimo n'imodoka umwe nafata muri iyo nguni hejuru gatoya mukuru we musonga. mufate umuntu yego mumufate mama ni umudamu wa mwamufashe se nta kibazo mumufate hano hari umugunguzi ubona ko bamujyanye ntabwo byoroshye ngira ngo murabona ko abavandimwe rwose aho bagiye gusohora umurambo mu buruhukiro ibintu bitoroshye ngira ngo murabibona. umuvandimwe we rwose kuva kare ntabwo byari byoroshye aho umurambo usohoka guhinyiriza muri morgue bategereje umurambo.
shaka uretse baragufungurira. ntabwo ari ukuvanga hano ni ahantu hitwa Pasita Yongwe n'abantu bagaragaye hano muri uyu muhango bifatanyije kuri hano Kacyiru ku bitaro abantu bose mwagize kugira ngo gikore herekezwe neza mwarakoze reka tubashimire ni abantu b'agaciro cyane ngire gutya ndakeka aribyo biri butume mubyemera mwaretse tukaza guhurira mu rugo sibyo